Bakunzi b'umukino TV mumeze mute abari majyaruguru burasirazuba n'iburengera bwaryo n'amajyepfo n'amajyaruguru kanizera ko mugiye kuzajya munogerwa n'ibiganiro ko mubizi rero muri gihugu cyacu cy'u Rwanda ha kipe yacu Rayon Sports rwose kipe dukunda kandi duhozaho amaso n'umunota si ibyo ngibyo byanyine gusa tugiye kuvuga n'ikipe yacu Amavubi ikipe nkuru tureberaho kandi ibidukorera nubwo bigenda byanga ariko si ibyo byanyine ndi kumwe na mugenzi wanjye reka atangire yibwira ku kiganiro tugiye kuba twabasesengurira cyangwa tugiye kuba twabagezaho cyaka kanya amakuru ashye tumuhaye ikaze. Urakoze cyane Patrick kumi kaze kuri umurongo wa channel YouTube Mukino TV. Nuko bagenzi bacu bakunzi bacu badukurikirana buri munsi ku biganiro byacu duhora tubanyuzaho cyangwa tubagezaho. Uyu munsi tuje kuganira ku ikipe y'igihugu Amavubi urabizi Patrick bakubutse South Africa. Babatsinze ibitego 3-0 ndetse benshi bagenda babyinubira bikiraguraho bavuga ibintu bitari byiza. Ariko tugiye gusesengurira abagenzi bacu badukurikiranye ku murongo wa YouTube Umukino TV. Uyu munsi ndagira ngo twibaze impamvu Amavubi yasize umutoza Adel Amurushi akamusiga mu gihugu cya South Africa ubwo bandi bageraga i Kanombe nawe bari kumwe. Patrick nk'umusesenguzi w'imikino icyo kintu urakivugaho iki? Ukuntu nyine nakivugaho mu buryo bumwe cyangwa mu bundi kuko buriya impamvu bamusizeyo hari bamwe barimo kwibaza ngo ni impamvu ebyiri ngiye kuko ubwo Beni yafataga Rutemikirere igatambukira ngaha rwose mu Rwanda rw'imisozi igihumbi rwa Rwanda bavuze kandi Rwanda rwiza rwageze rero mu Rwanda rugera rwose mu Rwanda imaje kugera mu Rwanda u Rwanda rero rwakira Beni maje kuyakira igice cya mbere rwose byarangiye ari ubusa ku busa ariko bigeze mu gice cya kabiri mu minota igera muri 87 Beni idukubita igitego kimwe. Biragaragara ko twakinnye neza tugerageza kwishyura Beni ariko birangira ari igitego kimwe cya Beni ku busa bw'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi. Ariko mu gusoza match mugenzi wanjye ariko wabonye ukuntu Perezida Paul Kagame yahagurutse? Narayirebye kuko yari yicanye na Shema Fabrice bice hagana hasi ara imbere ya abakinnyi babici bari kuri bench. Urayibonaga gose bakurikiye match bitonze yaje kuyirebera ubona asa nkaho atishimiye umusaruro abahungu bamuherezaga pe. Ubwo sinzi cyakwitiyo nyuma ariko nk'umusesenguzi wabibayemo cyane amasawe ndabizi nawe suba woshyibukurikirana akantu ku kandi ubwo izandani rwose ubuzizi watunyuramo ukatubwira uko byari byifashe. Nuko nguko rero Perezida Paul Kagame umugabo mwiza rwose umugabo ndahangarwa yarahagurutse yegera Perezida wa Federasiyo Shema Fabrice Ngoga aramubwira ati ngo aba bakinnyi bacu b'u Rwanda barimo gukina basatira inyuma cyane kandi urabizi mugenzi wanjye umuntu ukina nyine satira inyuma abarimo kugenda adefanda. Patrick nuko yibonaga akanya wonaga nka nimero 6 wacu ari uriya muhungu ukina kwa Kadafi muri Libya Jidro washiraho Muhire Keve wakinaga numero 8 ari ushinzwe kuguhereza abataka imipira. Bombi wonaga imipira bafataga bahitaga basubiza kwande kwa Kavita cyangwa Keza Manzitseri cyangwa Tsinzi none ukabona ntago gutanga iki umusaruro ukabona n'ubundi imipira irimo kugenda hagati ku mande inyuma ariko byamara kugera imbere uriya mu defenseur Libya agahita noneho tanga none abakinnyi b'Amavubi bagahita basubira inyuma. Woyibonye gute nkawe? Ukwana Beni ni ikipe ikomeye ifite abaprovenshi abakina muri za Turkiya abakina mu mashampiyona agiye akomeye bari bakoze defense ikomeye bari bafite defense ikomeye cyane ku buryo batangiye gukina basa nkaho bugarira
igice cya kabiri batangira gucungira ku makontra atake ndetse banubaka umukino bubaka urukuta kugira ngo bakine basatira izamu ry'Amavubi. Icyo rero dukomoje ku cyo twari turiho aho perezida wa repubulika yicaye ubona yinubira imikino y'Amavubi, u Rwanda rwageze aho ngaho basa nkaho barushije hagati barabirebaga n'Abanyarwanda bahita bakupa connection yo hagati, noneho umupira wose bafashe bakohereza inyuma naho byavuye perezida guhereza ubutumwa perezida wa federasiyo ngo bushire iki abakinnyi muri vestiaire. Barabizi bageze muri vestiaire yabahaye ubutumwa, bamaze kohereza ubutumwa umutoza mukuru abarikubuye si yabyumva neza, ndetse mu kiganiro n'abanyamakuru we yatangaje yuko ikibazo u Rwanda rufite nta kindi ko nta mitegurire nta shampiyona z'abatoya bagize iki bafite yewe iryo jambo niryo ryerekeje abakinnyi hehe muri South Africa. Urukumva bagiye South Africa, urukumva Abanyarwanda bagiye South Africa dusa nkaho twacitse intege, urukumva nimba umutoza avuze ati mu Rwanda nta mitegurire nta shampiyona z'abana nta bakinnyi mufite, n'ubundi Abanyarwanda twe tuzi yuko n'ubundi aho tugiye tubutsindwe kuko bamaje kutwica mu mutwe ko nta shampiyona nta gikomeye dufite. Reka dusubire inyuma gatoya n'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi babyumve. Reka dusubire inyuma gatoya. Urumva Perezida Paul Kagame yagiye mu kibuga abwira perezida wa federasiyo, aramubwira ati bariya bakinnyi barimo gukina basubira inyuma. Noneho kugira ngo uwo nguwo abyumve, ahubwo ahita azana ingingo ivuga ati mu Rwanda nta mikino y'abana bafite cyangwa ya mikino itegura abazajya guhangana barakuze. Umutoza w'Amavubi Adele Morush icyo yashingiyeho we rukumva ni urwitwazo guhita avuga. Urabizi tugira abakinnyi babiri bakira ku mugabane w'Uburayi mu Bubiligi kandi mu cyiciro cya mbere, hariho Samuel Gret ukina nomero 8, hari Jihad akina ako na Hakim Sahabu ukina nomero 10. Abo rero bose ntabwo bahamagawe. Niyo twajya muri Libya tugasubira kwa Samuel Yoke Rafael Yoke ntabwo ari Samuel, aho ngaho nawe yaramusize. N'abakinnyi b'abarideri ubona bakomeye nawe urabizi Patrick umukinnyi ntabwo wasiga umukinnyi ukina mu cyiciro cya mbere mu Bubiligi guhamagara umukinnyi muri AP ntabwo byakunda. Ibyo rwose ni ibintu bitumvikana. Adela Moshi rero kuza yitwaza ibintu ngo nta shampiyona y'abatoya ngo nta shampiyona mu Rwanda ngo ntagikomeye, ibyo wapi, kuko yasanze ikipe y'Amavubi ku mwanya wa mbere. Tuyoboye iriya kampiyoni twe turi ku mwanya wa mbere. None ubu tubanziriza ikipe ya nyuma mu itsinda C. Urukumva dusoje nabi Kamemu, dusoje nabi. Reka dukubite tuzindukire gutya tugiye muri Rayon Sport. Rwose ibintu birimo guca bigacika, ariko dute twajya muri Rayon Sport reka tubanze dusoze muri ako kantu ngo nguko rero ubwo Abanyarwanda cyangwa Abanyarwanda barayibatashye. Ikipe y'Amavubi yarayitashye. Patrick ngira ngo abakunzi bacu tubareke ko dufite mu kanya surprise muri Rayon Sport, baraza gusobanukirwa neza indani ibyahishuwe biratubwira iki uyu munsi muri Rayon Sport. Mube hafi mu kanya rwose turaza tubagezeho izandani muri Rayon Sport. Ariko dusuye ku icyo kintu cy'abakinnyi baje ubona ko abageze mu Rwanda isambiri, urabizi ba Nyiragasazi na ba Mariya bariya abafana b'ekipe y'igihugu bari abakomeye bagena nayo bari baje kubategereza no kubahumuriza. Urabizi nubwo dutsindwa ko ikipe y'igihugu ni iyacu n'ahandi hantu twayishyira uko byagenda kose, yatsinda aba ari iyacu. Tuba tugomba kujya n'ubundi turababara tukagira iki tukivovota, ariko still ikipe ibikiri iyacu ku mutima. Amavubi ni ayacu. Baje rero baje amahoro, abenshi baje kwitegura shampiyona ziri busubukurwe muri iyi weekend, abandi basubiye mu bihugu bakinamo, abo ba Manzi muri Libya, abo ba Mutsinze Ange. Mwibutsa ko buriya Mutsinze Ange uzi ko asigaye akina mu majonjora ya Champions League. Yagezemo se bavuyemo, ariko
bajya bakina amajonjora yandi ya mbere amwe abanza buriya ikipe ya Anje ibirimo cyane rwose ko numva asigaye akomera dufite abaporogaramu bw'umutoza bavuga ngo nta kintu dufite ngo ntaki abakinnyi turafite ndetse banakomeye barakomeye bakomeye cyane baraye baje rero bageze mu Rwanda abandi bagiye mu bihugu byabo bari kwitegura amashampiyona ubu ngubu icyo dukurikijeho ni ukureba ati se noneho abakinnyi bavuye mu ikipe y'igihugu bagiye kumara iki amakrebe yabo muri iyi wikendi kuko ubu ngubu indi windo izaza nko mu kwa gatatu muzaza mu kwa gatatu urumva niba n'ubundi niba bashaka ko igihugu cy'u Rwanda nyine cyazamura mu ishema nabo nibakora imyitozo nyine batagendeye icyo umutoza yababibyemo iyo mbuto kuko iyo mbuto uzi kugira ngo uba urimo gukora mugenzi wawe cyangwa uwundi muntu yo ku ruhande akaza akaguca intege akakuvuna amata gusa ukuntu biba biteye agahinda cyane Patrick ndabyumva cyane bana barega so bishimye urukumva iyo wagiye guhatana ariko hacemo akantu South Africa kuvuga ngo bariye ruswa gukurebye imitego byose bagiye batsindwa gusa se twabihagararaho sikabivuga ko nabihamya dufite ariko ni ibintu byagiye bivugwa cyane ko kantu kakaruswa muri match nanjye nigeze kubyumva ariko se buriya koko reka dushyire ku munzani buriya ruswa ni ukuvuga ati wenda ni umukinnyi we wayiriye cyangwa abenshi Patrick akangufashe abenshi bazamuye Noel Fiacre abizi Noel Fiacre akina muri Kaizer Chiefs muri South Africa yego ukumva afati Fiacre ariko ugiye muri video ukareba usanga ari ikipe yose nk'igitego cya kabiri uzarebe nk'ahantu Noel Fiacre agiye gufunga poto si ubundi abazamu bafungira poto siho bahagarara hepfo yakomye ko ari ruguru yego igitego rwose cyaje kijyanamo uyirebye icya mbere ukuntu cyagiyemo abakinnyi baramaritse bamarika nabi yewe ukabona ntabwo babyitayeho South Africa iratsinda abe South Africa asaga mu bitego biri hejuru ya bingahe ya bibiri batsinze 3 rero ukumva n'ubundi South Africa ifite ikiharanira muvuza cy'ikinaharanira ariko byose byagombaga gutuma urabizi undi Amavubi umwimerere wana ni iradefanda sa amakipe menshi umuntu ujya kuyitsinda aba yagerageje sa amakipe menshi yaje ngo dutsinde ibitego birenze 2 ni gake cyane uzasanga Amavubi yatsinzwe ibitego biri kuri 3 kuzamura na Senegal yaraje dutsinda kimwe twagerageje yivuye inyuma nabwo ari kuri kandi urabizi Senegal yego South Africa twarayigaritse Nigeria twaranganyije sibabizi se dutsinda kimwe za Bene ziraza zakoza gashya n'ikimwe cya 2 sikeshtent yo tubona Amavubi atsindwa ibitego 3 ariko kuri South Africa byarabaye abantu bahita batangira kujya bati ni ruswa ariko twabishingira nk'abanyamakuru b'abanyamwuga nta hanya tuyifitiye igihe tuba dufite ibihamya tuzatubibwira abakunzi bacu tubereke naho byavuye n'uko byagenze ariko mu gihe tuba tubona ibihamya ntabwo twahita duca iteka ngo Amavubi yariye ruswa ahangaha mugenzi wanjye ahangaha kuri telefoni aranyandikiye ngo Shema atuye mu karere ka Burera aranditse aravuga ati abakinnyi bashobora kuba barariye ruswa ariko koca atabizi kuko byaramubabaje cyane Patrick reka mbwire undi mutoza ajya kujya muri South Africa we yarafite icyizere cyo gutsindwa yego kuko yavuye mu Rwanda avuze ko nta shampiyona ikomeye dufite nta shampiyona z'abatoya dufite buko ikipe nationale se yagira iki si yakomera ese umuntu avuze aya magambo yagenda yiteguye intsinzi cyangwa yagenda yiteguye intsinzi hari wundi wanditse nti wasanga ruswa barayimuhaye mbere yo kugira ngo avuge ayo magambo wowe urayivuga yiki nabyo byashoboka ariko sitwabishingiraho umuntu atekereje neza ariko nabwo sitwabishingiraho cyane kuko yari match yari irangiye zitubeye 1-0 amagambo yavuga ni muri conference n'abanyamakuru ubwo rero twabishingiraho cyane ngo tubereze umwanya ngaha ruswa kuko nta bihamya dufite abakunzi bacu mu gihe twabonye amakuru ibyayishuye icyo bivuga tuzaza rwose tuyibashirira imbere nta kintu muzatuburana amakuru tuba tuyafite zandane tuba tuzifite imiro tuba tuyifite rwose ntimuzagira ikibazo amakuru yose muzayamuyabona Patrick icyo nakwibutsa abakunzi bacu umuntu ushaka kwamamaza umuntu ushaka
kuba twamujya rwose tukamenyekanisha ibikorwa bye yemera kutwandikira inbox tukaba twavugana akaza kuri channel yacu tukaba twamwamamariza uko bikwiriye Okay, rero banyarwanda n'abanyarwandakazi inshuti z'u Rwanda b'Iburasirazuba n'ibinyarwanda n'amajyepfo n'amajyaruguru n'ubundi nakagaruka mu kukiganiro rwose mu kanya tugiye kuza mu masaha y'umugoroba tugiye kuza rwose tuvuge n'ibintu birimo kubera muri Royal Sport rwose bye ciao